Salam alaikum mama. Alaikum salam. Yes, Ashim. Yes, Ashim. Escuta mwichiriza mama. Mama, habuze ukuntu bavuga ahimbaza. Sheri ni karibu nyine. Ubundi Bashir. Uri umuyisilamu cyangwa nawe wabaye umukafiri nk'abandi? Ndi umuyisilamu. Kirenza nene igiki mu rugo rwawe? Uyu ni sheri wanjye nyine nanje kukwereka. Uyu ni sheri wanjye nanje kukwereka. Ukafiri kazi. Urabona atari mwiza se mama? Ko mbona utangiye kuyoba. Kuyoba gute? Ko mbona utangiye gutatira igihango cy'idini ya Isilamu. Si ibintu by'amadini n'ibintu byo gukundana n'ihurira. Subuha. Ubu ibintu Allah arabizi. Ibihe se mama? Uyu mukobwa utangiye kunzanira ukuboko k'umwana wawe niko. Ese urabona mwaye? Bitangiye. Icyo ni cyo kibazo se? Ariko ara ibi bintu urabizi. Ubuse ara rwose yizeye. Ubu uyu niwe mukobwa ubonye. Ariko se kuko Bashir wari wabona mushiki wawe Aisha akuramo umwitano? Wari wabona ukuramo n'umunsi n'umwe? Ubu si umuntu wambaye ubusa hafi yuko yavutse. Ese mama urabona yambaye ubusa abona amasaha atambaye atikwije? Ariko arabe umanuka undenge ntabwo nshaka kuko mumbangamira. Reka nyine kubona ameze gutya n'iryawe ariko babigenza. Ntabwo wabigeranya n'iryacu babitangiye ubundi gutya baba bameze. Ariko wagira ngo uriga ntufata. Ntabwo ibintu wakabikoze. Akabikoze. Ariko n'umukobwa yitonda afite n'imico myiza. Tubana mu idini yacu n'abayisilamukazi bambara bakikwiza basobanukiwe idini cyari cyo. Umva mwana wa, iki kintu sinshaka kuzongera kucyumva mu matwi no kukireba mu maso. Nta n'amagambo menshi nshaka guterana namwe. Icyo nshaka sinongere no kubabona. Ariko bisuragiye se koko? Oya, ye muko kandi ntuzangarukira hitwi wanjye. Ariko bitekerezeho. Tekerezeho rwose ibi bintu ntabwo ari byo. Cyabasanga ari nyine by'ababyeyi urumva ntabwo umubyeyi waza umutora w'umuntu gutyo ngahita abyumva noneho wumve tudahuje idini hakwenda gake gake yazagenda abyumva. We ntugire ikibazo nyine nawe ndaza kumwegera ndumuganiriza. Sheri nyine ibyo byitaho cyangwa mwe nuko mukunda no kumukunda. N'ibyabona nyine ndaza kumuganiriza ushobora kubyumva gake gake nyine ndabizi ko mama nkunda pe ntabwo yatuma hari ikintu kimbaho nyine kibi. Ahubwo nyine buriya kubera ko ubonye igihe yikubise ukamuherekeza nyine nawe nsigara muganiriza turebe n'uko twabikemura abanza kuvugisha kuri fone. Bashir, ushaka tuganira hajya? Ndashaka tuganira. Urebye nyine yakaze kubera ko bitewe n'ibyo nabibonye nyine nyine ikintu nashaka tuganiraho uriya mukobwa naje kukwereka. Iyo nagiye nyine tuganira kuko uriya mukobwa ndamukunda nyuma. Kariya nabonye kambaye ubusazi. Ese yambaye ubusa agana? Uyu kariya yambaye kuki ushaka gusebya umuryango wacu ko? Ntabwo ari ugusebya umuryango wacu. Umukobwa ndamukunda agira imico myiza. Nyine mbona nta wundi wamumutira. Nari mu idini yacu ya Isilamu hose. Nararebye nyine mbona nta muntu wamumutira. Umva ushaka kuba umukafiri. We nakubonye nta handi uri gutambika ujya. Uri gutambika ibirenge ujya ahantu tutemera na gatoya. Ubu urashaka gucibwa mu muryango. Gucibwa mu muryango se nabyo byazamo?
ubu ni ukuvuga ngo twegereje irayira wasanga kariya gakobwa nabonye kangana n'akanyongotwa ukatuzaniye mu rugo buriya bashehe basumani n'abandi bose bazaba bateraniye wabonye kariya kantu kambaye ubusa kuriya katitangiye buriya bagira iki uramenye ntuzakazane ku munsi w'irayira dore niyo turi gutegura uramenye kundi ibyo bitari ikibazo ntuzanye se nkababwira ko ari sheri wanjye urumva byateza ikibazo ariko buriya uzi ko umunsi wose wabona wishe nabamwishe gute uzi ko wahita utesha n'abantu apeti akakubwira uriya mukobwa ntuzamugarura ntabwo mushaka mu maraso yanjye no mu buzima bwanjye kandi utumviye se na nyina yumvirije ntabwo ushatse wabibona nyuma ukabitekerezaho neza kuko uyu mukobwa ndamukunda cyane njye nabyanze rwose nanasenze abanyengeri wasenze hararabikwanjye mbese ko mukunda cyane umukobwa ubwo ndabigenza gute ubwo uzemera ucibwe mu muryango nyine uzaba ubaye umukara kunca mu muryango kuko nkunda kumva umuntu gusa ubona ko atari umusilamu mugenzi wawe uriya ni ikiyobyabwenge gute nyine ariya madini yabo ntabwo twemerana yabaye nk'ikiyobyabwenge kuri wowe ahubwo genda wicare ubitekerezeho wambaze ara cyane biriya bintu bigushiremo uriya mukobwa umwirabirwe mu nzozi bariya ba mwajyuma bose ntabwo ari abakobwa beza bafisa ubona ukuntu ari umukobwa mwiza ufite amabuno wambara agashima ara akikwiza abandi rumwe nyine ndakumva ariko nyine njye ntabwo ibaze wa mukobwa wo kwa Hamudu ruguru w'igitukutuku hari aho uhuriye n'uwe oya nyine wenda nabyanze kuri wowe ushobora kuba ari wowe washimye ahubwo njye byaranze pe naragerageje biranga uriya niwe nkunda kabisa nshaka kubana nawe kandi buriya unyumvishe neza kuba dushobora kubana nyine mu Rwanda n'akaba yambaye n'akaba umusiramu akajya yambara nk'uko ubishaka oya ngewe buriya cyane cyane mwamina mwarerana wenda tutanagiye kure kariya ka mwamina agakobwa keza kambara kakikwiza agashima gakunda kuza kakamesera imyenda kagakoropa buriya niko nashimiye kurenza abandi ndumva ari ibibazo kabisa Aisha we Aisha namubwire imyiteguro se uyigeze hehe iri hafi gusa nibagiwe nshobora kuba naraguhaye amafaranga makeya yo kugura ibyo gukora amapirawu amafaranga naguhaye ntabwo yabikora byose reka nkongera ibintu byose ibirungo byose bibaho bigure kuko tuzaba dufite n'abashyitsi ku munsi w'irayida nyine sibyo byose byose ariko mama nanjye harabishitse nari natumiye ni abayisilamu yego ni abayisilamu iya nta kibazo aba ari umunsi wo gusabana mwana we nta kibazo none ayo mafaranga yose ugenda uyakoreshe neza ugura ibintu bihagije kubera ufite n'abashyitsi sibyo nta kibazo ubwo genda utangire urakoze shaka wari umeze ute nari meze neza wowe se we nanjye ndashima ala cyane ni umunsi dukuru wari ugiye kumbwira ko buriya twacikiye hariya twa tudise twa wa nyine nanjye kukubwira yuko mfite umuhungu dukundana yego aha ahubwo iyo nkuru niyo nshaka kumva mu matwi yawe nibyo nari ngiye kukubwira nyine ahantu twahuriye uzampahuriye nari mvuye ku musigiti nyine mvuye gusaha tuba turahuye nawe ni umwayisilamu wavuye mu idini
umeze utese Aisha uramema abo twumva turi hariya genda ubutunganyiriza yitana n'akagati nare mwari mumeze neza se yego twari turaho ndagushimira ni ukuri uraza ukankora uturimo nkumva ndanezerewe uri umwana mwiza ariko sha nyine nararezwe mba numva gufasha abantu bindimo pe mbese wavamo umukazana mwiza yego se ahubwo se ndabona nta muntu ureba kugira ngo tuganire by'umwihariko buriya niyo mpamvu Aisha amwohereje mu gikoni hari ibintu ushaka kumbwira Aisha se atakumva tugomba kugirana ibanga njye nawe buriya nabonye uri umukobwa w'umutima none se umuhungu wanjye fashe umubona umuhungu wawe nyine babona nta kibazo babona ntacyo atwaye buriya namureze neza aka kana k'agaturanye ni kakuderanje aka ngaka nta n'ibyo kakumva uhumura kaba kagiye kuvuma ipfira ku kigega namureze neza buriya aritonda ntajya arwana nta mico mibi uriya ntiyaguca inyuma ngo aragira abagore benshi biriya bavuga ngo abayisilamu ngo bakunze ngo kugira ngo abagore benshi reka we afite umutima we utandukanye n'uw'abandi ko n'iwanyu nabonye bitabayo se ubwo nawe iyo mico ntawe yayikura nta hantu yayikura ubonye yaba ari igihugu cyiza se kuri wowe nyine nta kintu atwaye mbese nshaka kugira ngo nyine nzaba tugiye kureba ukuntu bibaruza urumva nyine twebwe ubundi twamenyereye kurya uyu muceri ipirawu urabona imyaka muri uyu munsi nawe ngutegereje imyaka maze imyaka myinshi nibyo n'umuceri ahubwo njyewe muri uyu munsi ubonera wumva do wabaye urashaka abantu nanjye umugezi amuteganya narakimenye njyewe umuceri maze imyaka myinshi nk'uyu ndatumirwa ubundi nkavumba ariko hadakingura ntabwo wazi ko ibiti zawurya assalamu alaikum ko muri hano twari twaje batubwiye ko hari abashyitsi nyine ngo tuze kuza nyine urumva Buseni yatubwiye yuko uyu munsi ari rayidi yaradutumiye nyine kugira tuze ko hari n'abashyitsi benshi twaba tunamutegereje oya ubwo muramutegereza muramutegereza isilamu ntabwo bajya abasilamu nta n'impuhwe bagira mushiki wanjye kuri gufunga gazete bacamo banjye bimeze bite se mushiki wanjye kuri gufunga dore bari baduhejeje inyuma bari baje ari wowe bari kubaza duhe karibu nyine mushiki ubwo ni karibu ntase yarabayejeje hanze se ni karibu mwara muze nyine yo mbega byiza mwahageze wasalamu alaikum Waalaikum salamu wa barakatuh. ndabishimiye mwakoze kuza kuri uyu munsi w'irayidi ngo dusangire ni karibu rwose mwicare mugubwe neza ala nawe atube hafi y'ukuri turamushimiye kuko yabagejeje hano amahoro Alhamdulillah. Aisha nawe zana amazi ukabakarabya nta kibazo rwose tugatangira Turabyishimiye rwose twishimiye yuko mwaduhaye karibu aba icyo kurya abahugisha kirahari ntimugire ikibazo kati eh assalamu alaikum waalaikum salamu
ntugacika nyirayo ubundi agati yaradutumiye kugira ngo tuze dusabane ku munsi ntaboneka nawe mukabye bose yeraho naho se ubundi twishimiye nyine kubana namwe oya ni byiza uyu nguyu aba ari umunsi mwiza kugira ngo abantu basangire basabane kuba tumaze igihe kinini mu gifungo ubu uyu munsi aba ari uwa rusange nta kibazo ni karibu rwose mu rugo rwacu rwose yesu aba adufashe ni ala niko bavuga rega ntabwo mpamvu bisobanukiwe hari igihe biducangamo ubu muranashonje ndabizi ariko rwose turabishimira cyane bagire vuba kandi uyu munsi turawukunda yaba iminsi yose yajyaga iba nk'uyu munsi mbese tukajya tuwisanga ugenda ushyira muri bya bisahane binini nta kibazo gihari noneho rero nabo bakobwa bandi baze kugutwaza nta kibazo nta kibazo aramujyana asangire n'abandi bana mu gikari ubitunganya nta ahubwo nagira ngo mu gihe nyine batari bazana ibyo kurya birahari byo ntimugire ikibazo ndagira ngo mbereke umukazana wanjye nishimira nahisemo ugiye kuzabana n'umwana wanjye Bashir ni umukazana w'igitonore uko muri ahangaha mwese mugiye guhita mumurebera icyarimwe asa n'ishusho niwo ala yahisemo dore nguyu haguruka kureba ikibasumba cyanjye haguruka ni uyu nguyu rwose reka nanjye reba hano nanjye ngurebe mama uciye mu ijambo rero njyewe ntabwo rwose rero nahisemo ni wa mukazana ni ka gakobwa keza undi mwarerano ntabwo uciye mu ijambo rwose usa nahisemo dore njyewe uwo nshaka atazatuye mu kazana n'umwe none se mama rero rwose ntabwo uciye mu ijambo uyu nguyu niwe nshaka azatubere mu kazana reka da oya urabizi ko uyu mwareranwe mukajya mukina iby'abana uyu ni uwo mu idini ya isilamu iramwemera Allah aramwemera yaramutoranyije sigaho uramenye kazaba igiciro uwo naramwanze uramubona none se mama urajya ngenza ko n'umuntu akunda ngo ni uko yararoha mu idini ryacu oya uramukunda nuko uri kubyibagirwa oya ntabwo mukunda rwose njyewe nkunda nguyu nguyu nimupfubirize umunsi ako gakobwa kawe ntabwo gashaka nimupfubye umunsi dore tumaze gukaraba tugiye kurya mwikicisha abantu inzara oya humura mwihorere se ko namubyaye yarambyaye ahubwo nanjye nari mfite ijambo iriya se kandi wowe barazana ibibazo ukazana ibindi nawe washimye uyu si ubu n'uyu washimye ndabizi icyo ushaka kuvuga mwamuzanye kera tukabanza tukarya ubundi tukabivuga abakafiri tukabiganiraho nyuma abantu bari ahangaha bo ntabwo baba bari kureba uno mugeni ntabwo baba bari kureba uno mugeni koko wanyumva rwose uyu kazaba ari umukazana uyu nguyu rwose njye ntabwo namushimye pe uyu nguyu ni mwiza abakazana bose uwo mwahitamo nta ribi ariko nyine tubanze tujye no idini ya isilamu yemera umwana wambara akikwiza ku maboko yambaye yikwije ubundi ni ibingibi twebwe dukenera none se urabona uyu nguyu yamwaye icya mbere ndamukunda njye kubana n'umuntu nakunda kugira ngo ego ari hamwe none se cyangwa so kubeshya rwose njye nakubeshye iyo ntabwo nabana nawe uko byagenda kose nawe ibiryo uba witonze namaze gufata utaza no gutuma nanavuga nabi mubona uno muhungu wanjye arimo kumbengera umukazana ndimo ndamubenga gute se njye ndakunda umuntu nashaka kugira ngo ibiryo mwe mubigenjeje gahoro hano haracyari amatiku rwose ubuse intoki zongeye zirandura mama rwose pe turongera dukarabe ibintu ndabona ko twakwiye kubigenza ukanyumva nkashaka umukobwa nanze kubyumva njye narakubyaye ntabwo wigeze umbyara
ku buryo nkora ibyo ushaka se ubu duhanganira imbere y'aba bantu koko ku buryo nkora ibyo ushaka mwese uramwangira iki ko mwarerana njye ntabwo mukunda ntabwo mukunda rwose njye n'ibyo utari kubyemera genda nigenda sheri twigende ndabona hano nta karibu tuhahawe rwose umva Bashir oya rwose usigara ubyigaho turigendera uramsuzuguye nka nyuma oya rwose usigara Bashir ugaruka siga ako gashyano ugaruka udatuma mvuga nabi ku ntoki birayidi nagiye ako gakobwa yamukoze itongera kukubona hano muru nagiye usigara ubitekereza ariko hagati nagorwa we ariko hagati nagorwa umuramwiye iwacu ubu ngubu bari bazi ko tuzaba ntabwo wagumirwa mari mwibonese uriya nyine naramubyaye ntabwo yabyaye